Ese byaba ari byo koko CR7 Cristiano Ronaldo Fast and Furious 11 azayigaragaramo? Inkuru nziza ku bakunzi ba filime ya Fast and Furious, mwe mwarebye kuva kuri 1 kugera ku 10 mukaba mutegereje Fast and Furious 11. Inkuru nziza ihari nuko iyi filime rwose itegurwa ryayo rigeze kure. Iyi filime byari biteganyijwe yuko igomba gusohoka mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa kane, ariko ntago byakunze kubera imyigaragambyo y'abanditsi ba filime ndetse n'abakinnyi. Ntago byagenze neza. Iyi filime bahise bayimura nk'uko studio itegura iyi filime yatangaje ko iyi filime ishobora kuzasohoka mu mwaka wa 2026. Uku kwegezwa inyuma kwa Fast and Furious rero nibyo byatumye iyi filime itinda cyane. Gusa ariko nk'uko bigaragara ku binyamakuru hirya no hino ndetse nk'uko bigenda bitangazwa na bamwe mu bakinnyi bakinnye muri iyi filime, duhereye nko ku mukinnyi Vin Diesel ari we mukinnyi mukuru muri iyi filime. Iyi filime ikigaragara cyo nuko igomba gusohoka vuba cyane rwose, ntago iyi filime izatinda kugera hanze. Abantu benshi mwakunze kugenda mubona video ya Cristiano Ronaldo agaragara nk'uzaba ari gukina muri iyi filime. Ibi bintu mu by'ukuri ntago biremezwa neza, gusa ariko ikigaragara cyo nuko amahirwe menshi aragaragaza yuko uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo nawe ashobora kuzagaragara muri iyi the final episode ya Fast and Furious. Iki gice cya 11 nacyo Cristiano ashobora kuzakigaragaramo nk'uko biri kugenda bikwirakwizwa ku mavideo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Indi nkuru nziza mwamenya kuri iyi filime ya Fast and Furious nuko studio iyitunganya ndetse n'abanditsi bayo ndetse n'abashinzwe gukurikirana ibijyanye n'amashusho bari mu kazi rwose. Biratanga icyizere yuko iyi filime igomba kutugeraho vuba cyane. Icyo wamenya kuri iyi filime nuko iyi filime Fast and Furious 11 igomba kuzaza ariyo finale, igomba kuzaza ari finale isoza izo mwarebye za mbere zose. Ni ukuvuga ngo abategereje 11 muyitegereze muzi ko mutegereje na finale. Naho ibyizi video ziri kugenda zicaracara hirya no hino zigaragaza Cristiano Ronaldo CR7 nk'umukinnyi uzagaragara muri iyi filime ya Fast and Furious, mu by'ukuri ntago biremezwa neza. Gusa ariko ikigaragara cyo nuko umukinnyi mukuru Vin Diesel ari we twavuga ngo asa nk'uhagarariye iyi filime. Biremezwa ko uyu mukinnyi yateye intambwe ajya kuganiriza uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo kugira ngo arebe ko iyi Fast and Furious 11 nawe azayigaragaramo. Bizaba ari ibintu byiza, bizaba ari ibintu biryoshye rwose kubona Fast and Furious irimo The Rock, kubona Fast and Furious irimo Jason Statham Transporter, kubona Fast and Furious irimo Vin Diesel ari nawe umukinnyi mukuru w'iyi filime. Bizaba ari ibintu byiza cyane kubona abo bakinnyi bose n'abastari, kubabona noneho bari kumwe n'umukinnyi w'icyamamare Cristiano Ronaldo bafatanyije cyangwa se bakina mu buryo bwo guhangana. Ariko nubwo bakina mu buryo bwo guhangana ibyo ari byo byose, aba bose n'abastari bafite abakunzi hirya no hino. Uhereye nko kuri The Rock ni umusitari, afite abakunzi bamukunda cyane. Ugakurikizaho Jason Statham nawe afite abakunzi benshi cyane, abakunda agasobanuye Jason Statham muramwemera. Ugakurikizaho Vin Diesel nawe afite abakunzi bamwemera cyane, ari nawe umukinnyi mukuru twavuga muri iyi filime. Noneho akaba agiye kwiyongeramo n'umukinnyi w'icyamamare Cristiano Ronaldo. Iyi filime izaba ari nziza cyane, iyi filime izaba iryoshye. Iyi filime rero nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Netflix, mu by'ukuri ntago byari byatangazwa neza itariki izagira hanze. Gusa ariko nk'uko studio iyitunganye yabishyize hanze nk'uko yabigaragaje, nk'uko ndetse iri kugenda ibigaragaza, ikigaragara cyo nuko amahirwe menshi ari mu kuba iyi filime ya Fast and Furious yasohoka muri 2026. Iyi filime rero ni ukuyitegereza, tuzi neza ko iri hafi cyane rwose. Updates zose kuri iyi filime, haba ku gihe izasohokera, amatariki namara kugera hanze, uzabisanga kuri iyi channel. Niba utarakora subscribe, ubanza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona updates zose zigiye zitandukanye. Ndagushimiye wowe twabonye kuva ku ntangiriro tukaba tugeranye ku musozo. Wari kumwe nanjye Harare Menyanibi.